hanyuma rero Fisi agiye kugukinisha muri filime, ugiye gukina role ya maneke. Wigeze ukina filime? Oya, n'ubwa mbere ni mbese ni nk'inshingano shaka kuzuza maneke yansigiye. Undi muntu nshimira cyane Yago, Imana izaguha umugisha mwinshi cyane kuko uri umuntu w'umugabo, uri umuntu ubabazwa n'ibya mugenzi wawe, kandi Yago ntago yababajwe n'ibyanjye ngo wenda imbere ya kamera. Yararize bro, yararize byanyabya amarira aramanuka arashoka, atari ukuvuga ngo ari kuri kamera. Urumva, Imana iguha umugisha, Imana ikomeze iguhe umutima w'urukundo nk'ufite, Imana ikwagure bro, Imana izaguha ijuru rwose. No kuri kandi akabazo k'amatsiko wenda Fisi ntagafate nabi, uba ufite nk'umukobwa wamushyingira Fisi n'ibi biro. None se bakundanye tutaragira ikintu uvuga. Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Legacy TV aho muherereye hose, mbahaye ikaze kuri Legacy TV. Uyu munsi n'undi munsi nandi mahirwe tubonye umushyitsi, n'umumama utari mukuru, n'umumama ukiri muto, aturutse mu karere ka Musanze yerekeje i Kigali. Aje gukora iki Kigali tugiye kubiganiraho. N'umumama ufite aho ahuriye n'inkuru tumaze iminsi dutangaje y'urupfu rw'umuntu mwakunze witwa Maneke. N'umuvandimwe wa Maneke uyu munsi yerekeje i Kigali. Aje gukora iki, agiye kubituganirira, tubwire n'urugendo rwe rwo kuva i Musanze. Mama, tuguhaye ikaze kuri Legacy. murakoze. Hanyuma uje i Kigali rero uje mu biki? Mvuye i Musanze nje i Kigali, twari twavuganye na Maneke, twamwitaga Ingabire. Yari yambwiye ko hari umuhungu wita Fisi wari barasezeranye ko bazakina na filime. Ubwo nyagiye kumureba mu bitaro arembye, mbese ubona nani batabasha kuvuga neza. Arambwira ati rero urugendo nari ntangiye nk'umuvandimwe wanjye, shaka kuzarukomeza ko aho ngeze ndananiwe. Muri rusange nicyo cyankuye i Kigali nje kureba uwo Fisi. Yes, wavuye i Musanze uje kureba Fisi. Fisi ni umugabo w'ibiro bitari bike. N'umugabo w'ibiro bitari bike, yarafitanye umushinga wo gukina na filime na Maneke nk'uko bimbwiye. Ndumva rero tudatinze twakwerekeza kwa Fisi tukajya kumureba. Umusanze se ubundi mumeze mute? Musanze turaho, imvura nyinshi, ariko aho nabonye nta mvura ihari. Ni Kigali imvura irahari. Hanyuma rero uti Maneke mbere yuko yitaba Imana nagiye kumusura, mwaganiriye iki mbere yuko yitaba Imana? Ubwo nagiye kumureba, urumva ko ntabwo yarananiwe, ameze nabi, ntabwo twaganiriye byinshi. We mbese ni nk'umurage yasize ampaye. Arambwira ati hari umwana, yari nk'umwana wanjye, shaka kuzagenda ukamureba, gahunda twari dufitanye mukazuzuza. Yes, ubu se witeguye kuzakina ko Fisi? Ngira ngo iyo filime yari filime y'abantu bafite ibiro byinshi. Urabona Maneke yari afite ibiro bigera kuri 300, Fisi nawe yari amaze iminsi afite ibiro hafi 200. Wowe ufite ibiro bingahe? Ni bikeya, mfite 106. Ubwo 106 ni bike? Ni bikeya kuri bo, urabona ko ndi nk'umwana kuri bo kurikije n'ibiro bo bafite. Hanyuma rero Fisi agiye kugukinisha muri filime, ugiye gukina role ya Maneke. Wigeze ukina filime? Oya, n'ubwa mbere ni mbese ni nk'inshingano shaka kuzuza Maneke yansigiye. Ese ubundi Maneke yakuze ate? Mwakuze mute? Mwarakuranye? Maneke ntago twakuranye kuko ni mukuru cyane kuri njye. Ariko nakuze mubona hari umuntu wo muri famiye, umuvandimwe, hari umuntu wita ku bantu, ugira impuhwe, mbese usabana na buri wese. Hanyuma wafite imyaka ingahe? Njye mfite 36. Imyaka 36. Okay. Hanyuma se mu buzima busanzwe Maneke twumvise amakuru ko atari yarabyaye, nta mwana yagiraga? Nta mwana agira, nko wigeze abyara, usibye abo yareraga. Hanyuma se kubyibuha kuriya nubwo kuruta cyane, wakuze usanga ari kuri yangana? Yaramenye ubwenge ari kuri yangana. Yebwe ntago yari munini cyane, ariko yari munini. Nkuko agiye nabyirutse mbona ngana, yandutaga ukungana. Urumva ko yari munini nanone. Hanyuma ndabona twegera kwa Fisi,
reka dukomange turebe nimba fisi arimo, ariko arimo koko twaje tumuvugishije tube twamugezaho uyu mushyitsi uvuye i Musanze. Aha niho fisi atuye. Yes fisi, bimeze bite fisi? Ni sawa ni sawa. Nkuzaniye umushyitsi rero. Ni karibu. Muraho neza. Muraho. Yego yego. Uyu mumama se ko mbona asa na wa mumama wo mu Ruhengeri. Arasa na wa mumama wo mu Ruhengeri. Uwo bita maneke. Iyo ni umuvandimwe we. Nawe urabona ko ibiro murenda kubinga. Urabona ko ndi kuyingayinga wowe. Chamurasa kabisa. Andi makuru y'iminsi. Makuru ni meza. Hanyuma rero uyu mumama mbere y'uko maneke yitaba Imana hari inshingano yamusigiye. Yamubwiye imishinga mwari mufitanye, amusaba ko yazasigara mu cyimbo cye. Si imishinga rufitanye na maneke ni iyihe? Imishinga nari mfitanye na maneke nuko twagombaga gukorana filimi nyine yitaba Imana tutarakorana. Hanyuma rero Mary, watangira wibwira abadukurikiye kuri Legacy TV. Nitwa Nsabimana Marie Claire, mvuka mu majyepfo mu karere ka Huye, abantu i Musanze niho nashakiye. Ndi umuma w'abana 5. Kaba n'umuvandimwe wa maneke. Nkaba n'umuvandimwe wa maneke. Tubaje ko kwihanganisha muri iki gihe kitoroshye cyo kubura umuvandimwe wanyu. Murakoze. Hanyuma rero guhura na fisi wabyakiriye ute? Guhura na fisi nabyakiriye neza cyane, byanshimishije. Mwagere muramukanya ariko byagendaga se biragenda. hanyuma mubwirana ibiro mufite kuko ngira ngo niwo mushinga ubahuje wo kuzakina filime y'abantu banini. Urabona ko jewe we na maneke ndakana kuri we. Ngifite 106. Fiwo ufite ibiro bingahe? Jewe mu minsi ishize nari mfite ibiro 148. 138. Ubu rero ndimo ndagabanya ibiro gake. Birimo biragenda bigabanuka. Hanyuma rero nabahuje aturutse i Musanze ashaka fisi. Mwahuye urubuga none rwanyu. Nibyo rwose ndashaka ko azaza akajya akina muri filimi zanjye. Sibyo oya nibyo rwose. Hanyuma se ikibazo nakubaza, wumva wabishobora? Gukina nabishobora. Burya umuntu ashaka ikintu ugishaka ugishyizeho umwete, nta n'impamvu utagishobora. Ubundi gushobora no gushaka no gushobora. Gushaka no gushobora nibyo. Njye nishimiye kukumenya. Nanjye nyine ni fisi uranzi. Mba ndi gukora amafilime atandukanye, ngakina mu y'abandi, ngakora n'izanjye. Ubwo rero izanjye nizo nshaka ko twazajya dukinanamo, kuko ntago nari nkuzi n'ubwa mbere nkubonye, nacyagenda tuza gushingura maneke ntago ngiye ngeze nkubona. Ariko ngiye narakubonye. Hanyuma rero Mary, harya tubwiye ko witwa nde? Nitwa Claire. Claire rero nta matsiko ufite kuri fisi? Ubu mwanya n'uwawe. Fisi mfite amatsiko menshi. Hari navuga ngo ni filime nabonye abanga afite umugore, ndashaka kumaza nimba koko afite umugore. Mfite ubukwe vuba muri iyi minsi. Nta mugore mfite, ariko ndashaka gukora ubukwe muri iyi minsi. Ubwo rero vuba ngaha murabutaha ahubwo nzaba ndi mama wawe. Ubwo niyo uzaba ndi mama wawe uzambera mama. Uwo mwanya rwose mbaye nkusabye. Narebe abo uwo wazambarira umugeni, kuko mama arahari. Ufite mama wawe? Mfite mama wanjye, mfite mama na papa. Ufite amahirwe, njye nta n'umwe ngira. Pole sana. Se buriya ufite imyaka ingahe? Yewe mfite imyaka 35, navutse 86. Muranangana. Uzi ko burya ukuze ntawabimenya. Rero harya bafite? Gifite 36.
afite 36. 36 afite abana 5 na 35 nta n'umugore. nta n'umwe ubuse urumva yewe urandusha umwaka umwe kabisa. Yes, hanyuma rero tugiye ku ngingo yabahuje Fils, ubundi wamenyanye ute na Maneke? Ya namenyanye na Maneke, najyaga nkunda kujya gucuruza amafilimi i Bugande no mu Ruhengeri, Gisenyi na hariya muri Kongo Igoma. Hanyuma ubwo rero naje guhura na Maneke, bambwira ngo mu Ruhengeri harimo umudamu munini, ndavuga ati nifuza kumureba. Rero twaje guhura turamenyana turaganira, ariko nkabona ari umumama w'umwana mwiza byahatari, akansetsa akambwira ati jewe ati agahita ahagarara iruhande rwanjye akareba, akambwira ati ndashakura nimba unduta cyangwa tungana. Ariko akambwira ati sha wowe uri munini cyane. Ubwo rero wa mumama turamenyana, nsangana umwana mwiza, kajya njyana kungurira ibiryo muri resitora tukaganira. Ubwo rero ni gutyo twamenyanye, noneho biza kugeraho aho ngewe musaba kujya muri projet yanjye ya filimi yitwa Kabashengure series. Hanyuma bimusabye arabyemera, arambwira ati nta kibazo nzaza rwose dukorane. Ahubwo ikintu cyambabaje nuko nyine yitabye Imana tudakoranye, ariko nta kundi nyine yaba ari igeno. Igeno buriya wenda yapfuye nyine ibyo twashakaga yaba ngewe nawe bitagezweho. Ariko ubwo nyine kubera ko mbonye muri umuntu we none ari uje no kubinsaba, ntago rwose nakwanga kumukoresha, kandi nari nkeneye na mukuru. Hanyuma rero muri umuntu wa Maneke nawe yakubwira aho yakwiye igitekerezo cyo kwifuza kuza gukinana nawe filime? yewe aho nakwiye igitekerezo cyo kuza gukina nawe, nababwiye ko nagiye kumureba kwa muganga arembye, mbese yageze kuri etape ya nyuma tubasha kuvuga neza. Ariko yari amaze igihe ambwira ati ndagushaka, ngenda mbese ntinze. Arambwira ati hari umuntu twe dufitanye umushinga wo gukina na filime ngo ari mama wawe. Niko yari yambwiye. Arambwira ati noneho wowe wazamushaka mukavugana uko gendana, sinumva ko nzanakira, ndananiwe, wazagenda ukamushaka noneho we mugatangirana uwo mushinga ukajya mu mwanya wanjye. Ubwo ndavuga rero ibi umuntu yansabye reka ne kubitesha agaciro, nibwo nafashe umwanya rero Musanze nza kumureba. Nibyo vure. Nanjye rero niteguye kugushyira muri filimi zanjye. Rero urumva umuntu gusaba ibintu nk'ibyo muba mufite ukuntu mwari mubanye birenze ubuvandimwe, ubundi mwari mubanye mute? Mbese twari tubanye byari birenze ubuvandimwe, twari twabaye nk'inshuti. Ko njya nibuka ikintu kimwe cyambaje keze guhura, duhurira hari mu isoko nyine yakoreraga, ndambwira ko nuko wabyibushye cyane bite, ntubona upfa tuzabone serikeye tugushyiramo. Mwabwira ngo agenda se nyine ko mwabonye mushyiramo Big Boss se ngo nanjye zaboneka. Abo kandi iyo nkibutse ndababara cyane, nkavuga nti wagira ngo disi nayo ndimo musezera. Ubwo rero ndavuga nti kuva yarambwiye umushinga reka ngushyire mu bikorwa, kurikize ibyo yantegetse. Twari tubanye neza, twarahoraga tugasahinda, abantu bagaga amahanda bakatureba, abantu bangana gutya bite byabo. Abenshi ubwo baratwitiranyaga, ariko kuko yari munini cyane bavuga ngo turasa cyane, we yari munini badutandukanyirizaga ku bunini bwe. Nibyo kabisa. Bo rero nanjye ngiye kugushakira role nkwandikire, hanyuma ndebe ko twakina ari mama wanjye. Nashaka ibintu by'ibikoyi n'ibitenge by'abakecuru, bya bindi bitarumbiya, nkashyiramo nkaba umukecuru nyine. Oya nzakudekora kandi bizakunda. Hanyuma nzagushakira role nziza ngukinishamo, ku buryo tuzajya dukinana. Hanyuma icyifuzo cya Maneke kigerweho. Hanyuma Fils, tugaruke mu buzima busanzwe bwawe n'akazi kawe. Hari abantu bamaze iminsi bavuga ngo Fils ngo yarashaje, ngo yameze imvi niyo mpamvu usigambura ingofero. Kuramo turebe koko kwizo mvi ziri. Uvise ko ari zanjye navukanye. Ko washaje. Yagiye ahubwo. Ni zanjye navukanye kabisa. Umutwe wose wabaye imvi. Yewe ni zanjye navukanye rwose. Wavutse ufite imvi.
hanyuma Sefi duherutse mu minsi ishize uranazerutse mu kiriro cya Maneke yari inshuti yawe twari twabanje no mu kiriro cya Big Boss nawe yari inshuti yawe kwitahira kw'abantu banini cyane byagushenguye umutima cyane birababaza kubera ko ubundi nubona reka ngo nk'urugero nubona mugenzi wawe arimo arapfa ukabona undi arapfuye ukabona undi arapfuye uzamenye uzavuga ati buriya ni njyewe ukurikiyeho tu ni ukuri ntabwo mubabeshya kubera ko niyo mpamvu bakubwira ngo umuntu napfa gerageza ujye kumushyingura kuko nawe utazi abazagushyingura bariho niyo mpamvu nasabye nigeze gusaba abahanzi nyarwanda yaba baririmba aba n'abakinnyi b'amafilime babwira ntimbaye bavandimwe mureke tujye dufashanya tubane hafi yaba tukiri bazima yaba ntari munini n'uwatuvuyemo kubera ko nimba ngewe wenda n'urugero nimba nyemfuye ntuze kunshingura nawe hari igihe mu bazagushyingura bazagabanuka cyangwa se uzabona n'abagushyingura kandi ikindi nimba ukunze mugenzi wawe bimubwira ari kiri muzima wenda unkorere nka surprise uzumbwira ati fisi genda gukunda cyangwa se umbwire nk'amagambo wifuza kumbwira cyangwa se ungezeho ibyo wifuza kuba wangezaho nyiri muzima uko kubwira umuntu ngo yo ukarira ngo namukundaga kandi yapfuye ntabwo ari sawa ibyiza ni uko wamubwira akiri muzima hanyuma Fisi ndanabigushimira ukuntu ukunda gutabara bagenzi bawe kugira ngo ku kiriro cya Maneke ushobora kuba waraje nka saa 10 za mu gitondo twagusanze nahageze nkasanga hera nahageze nka saa 12 n'igice mba atari saa 1 wari wahagurutse mu rugo ryari nahagurutse mu rugo nka saa 11 ngira ngo nahagurutse muri gare nka saa 11 ubwo rero hariya nagezeyo neza mu byo mu masaa 12 n'igice mba atari saa 1 hanyuma tugarutse mu buzima bw'abantu banini se abantu banini mugira club mubamo y'aba giant abantu banini buriya rero abantu banini ubundi twakagombye no kuba inshuti kuko aho umuntu munini aciye ngo dore ngo noneho ngo kigiye gupfa ngo noneho ngo kirabyibushye ngo noneho ngo urutahe rwe ngo noneho ngo arashwanyutse mbese ugasanga wajya kurira moto bakakuvugiriza induru bavandimwe mubyibushye mwagiye muza tukibera hamwe tukaganira tugahuza gusa ikintu nabwira abantu batoya ntimugajye mukomera abantu banini kuko ntago wowe iyo unanutse cyane ntago wowe tugukomera ngo ngo dore ngo mbega akazingo kuki twe tutavuga ngo akazingo wowe ukavuga ngo reba ngo rwa Fisi ngo none ngo rugiye gupfa ngo rwa Fisi ngo none rugiye guturika abantu niko bavuga mu nshirami noneho cyane cyane nk'uriya mukobwa wisobanura witwa Rocky nawe akunda kuvuga ku bantu banini akabavuga nabi kandi ntabwo azi yuko ntawe umenya uko bwira ameze cyangwa se ntawe umenya aho bwira ageze se biriya bintu byateye ngo byo gutwika umuntu akabikoresha aminimiza abagenzi be cyangwa ku muntu bavuga nabi ubona bikwiye oya ntabwo bikwiye vraiment ntabwo bikwiye gusa kuvuga kuri byo ni ibintu bigomba kubaho tuvuga n'urugero nimba umuntu wamubonye ko ugomba kurivuga kugira ngo yikosore ariko nanone gusebya bagenzi bawe nabyo ntabwo ari byo wenda nk'urugero naguha reba nka kiriya kigabo gifite urutwe rugize kiriya kigabo gifite urutwe rw'urupara ntuzaba mwita ndera uriya w'umunyamakuru fata ku mavuta wirirwa wibasira abantu b'abandi ukibasira Bruce Melody ukajya ku bandi bantu runaka ibyo ntabwo ari byiza rwose
kuko nawe buriya bakwibasiye cyangwa nanjye nzamwibasire basi abibona uzamushyirire n'imiyaga ifata ku mavuta rwose urakabije gusebya abantu b'abantu ngo Bruce Melody ukajyaho ese biri bukumarira icyo ubundi ngo fata ku mavuta ngo Bruce Melody ngo nuza arena ngo yari yakodesheje ngo abamotari ngo buri mumotari agenda azana n'umuntu umwe ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza nimba ushaka no kubaka izina wiryubakira ku bandi urumva menya ibyawe nawe amenya ibye byaramuruhije kuva aho yavuye hasi azamuka ajya hejuru rero wimwuririraho ngo uzimuzamukiro cyangwa umugendeho kubera ko nawe bakugenzeho ntabwo byagushimisha jya numva abantu bamwe na bamwe ntabushatse kuvuga bakwita fata ku mwaka ubu se nimba bakwise fata ku mwaka urumva wishimye rero nawe wibangamira Bruce Melody kuko burya izina riravuna kugira ngo umuntu azaribone ni ukuvuga ngo umuntu bita Rocky n'umuntu bita fata ku mavuta ni benshi ni uko umuntu aba avuze aho yibuka ariko ubundi abantu ntibakajya biba nka Rocky wenda turamukunda adusobanura filimi neza tukishima ariko mu by'ukuri Rocky niba tugukunda rero nawe wishaka kurengera uhita uvuga ngo ni ukuri ko Imana arabivuga muri filimi kandi ndi umufana numva birambabaje urumva avuga ku bantu banini ku bantu barira akabavuga nabi cyangwa kiriya cyanuza nacyo gisobanura neza cya giti cy'imizi miremire mbese bose ugasanga bibasiye abantu banini ntabwo ari byiza pe hanyuma tugaruke kuri Claire w'imusanze Claire ubona umuntu munini aba afite izihe bundi imbogamizi muri sosiyete ubona ari nk'ibiki biba bimugoye umuntu munini imbogamizi afite muri sosiyete ni nk'ibyo Fils avuze uca ku umuntu wese uciye ninjye wakagombye kubaza icyo nawe ntari kukikubaza nagira numve ko nawe azibona uca ku bantu aho uciye hose ukabona ngo aho uciye ukabona ngo kandi koko ntabwo ndabona umuntu muto uhita bose ngo bakebuke bagasigara bakuvuga bamwe bakaguseka reba uruda reba ibibuno reba iki ugasanga abantu bose bakwihaye ukibaza niba utararemwe nk'abandi ukibaza niba uteye ukwawe wenyine ntabwo ari byiza bya mugani biratubangamira hanyuma ufite 250 ubu wifuza kugira ikindi kiro oya ntacyo nifuza kongeraho rwose ahubwo yaba byagabanukaga ukagarukiriza nko kuri binga byibura nkagira nka 74 nka 72 numva byafite si wowe imbogamizi nizi ndifuza pe kugira ibiro 80 nibura byabaye bikeya cyane hanyuma imbogamizi z'abantu banini rero ni nyinshi cyane abantu banini nk'ubungiye nkanjye ngiye muri wese binsaba guhaguruka nk'inshuro nkenye kwicara ubwo ndi muri wese nkongera nkahaguruka nkaruhuka nkongera nkicara nkongera nkahaguruka urumva mu by'ukuri ni imbogamizi urumva uricara noneho kubera ibiba byinshi bitsikamiye hasi ukananirwa wahagarara ukongera ukumva uraruhutse ukongera ukicara ubwo koko urambwira ngo ibyo bintu mu gihe umuntu muto yajyamo akavamo ahita avamo urumva rero ni imbogamizi kuzamuka ni imbogamizi gutera akabariro ni imbogamizi urumva kujya nko kwirukanka ni imboga ukaba uri kuri telefone umuntu akagucapura telefone agahita yiruka si byambayeho ntabwo wamwirukankana rwose byambayeho umuntu acapura ndi kuri telefone umuntu acapura telefone arirukanka ageze imbere arankoba kuko nzi ko ntamwirukankaho arakuze ati ngo nyirukanka nuyifata ariko ibiro bitewe n'iminsi maze ndi kuri regime ibiro bikugenda bigabanuka gusa mbwira abantu mubyibushye mureke kwiyongera mureke gushaka abananutse mureke gushaka ngo njyango cyama ngo nyango mfite ngo nifitiye turasenkana ngo icyanyera ngo turave birajyaho vena ariko kugira ngo uzabivane wa muntu bizakugora kuko nkanjye kugira ngo mbivane n'ubu nsigaye ndya rimwe ku munsi saa sita nkazongera kurya ejo saa sita mpamvu ibyo bintu ari sawa koko kandi arigenza ari gukubita n'ubu ndashonje ntabwo ndarya urumva wabimenya ko ushonje ubu ngubu nsigaye ndya ikijumba kimwe
nkakubitaho utuboga tutunze ugurunya kugira ngo ndebe ko njya kuri taye amazi menshi ashyushye n'akonje nako n'asanzwe urumva y'akazuyaze nyine urumva kugira ngo ndebe ko najya kuri taye. Rero mu by'ukuri mw'abantu mwe mukurikiranye ikiganiro mumenye yuko njyewe sinari nishimiye uriya mubyibuho kuko hari abamamagaye bambwira Fisi turangira ibintu umuntu yakoresha akabyibuha njye ndifuza kongerayo 10 urabishyiraho ariko kugira ngo bivaneho birakugora. ndumva abana wahuye n'ibibazo. Hanyuma Claire rero guturuka i Musanze Fisi wamubonye Fisi uko namukekaga ntago ariko namusanze nabonye ari munini biteye ubwoba ateye ubwoba pe ni munini cyane cyane burya amashusho hari ukuntu ahindura umuntu ariko ibonye umuntu vis-a-vis ubona uko amubona gatari ko ari umuntu munini cyane kandi n'imyaka afite n'ibirafite ntago byoroshye ntago bihura rwose. nawe aracyarwana intambara yo kubigabanya. Oya narwana intambara bigabanye rwose naho ubundi ntago byoroshye. Karamba kubita story. Kera habaga hano muri quartier yacu habagamo umugudamu ntago yaratarashaka cyangwa ngo abyare habagamo umukobwa witwaga Nyirabujigo yaba umudamu munini cyane urabona nkangaha kuva hano kugera hano hari haragiye urundi ruhu rwa kabiri urabona nka gutya ameze we yari yaraje noneho haratwikira ubunini haza ubundi umubiri urengeraho hano no kukagura ari uko ameze none ari munini kuva aho yari atuye kugera mu Kanserege kandi batuye ku muhanda wa kaburimbo noneho kandi byegeranye na Kanserege hano mu Gasoko kugira ngo have agere mu Gasoko agakoresha nk'amasaha 2 we kandi begeranye nako Gasoko. None buri gihe Mana nkajya mvuga ati Mana wazandinze kubyibuha kuko cyo gihe wari utarabyibuha. Nari ntarabyibuha cyera nese ko kwa vutse urumva wapigeretse kuva kera nari mutoya nsambi isanzwe nk'abandi rwose mfite ibiro bisanzwe nari mfite we natangiye kubyibuha mfite nk'imyaka 13 nimba atari 14 gutyo urumva ubwo rero ngenda mbyibuha gake kugeza nkanye gutya ariko abantu barambwiraga Fisi wakoze siporo Fisi reka tukurangire regime uzafate indimu ushyire mu mazi ugire gute bakabimbwira ibintu byose bambwiye simbikora nakuwa wambwira ibintu mvuga ati uriya muntu n'umusazi ku mutima uri kubimbwira ngende gutekereza ibindi ariko mu by'ukuri ejo bundi nibwo natekereje umuntu w'umumama yarampamagaye w'umuganga akorera Kicukiro afite ishami Mana nibagiye ukuntu ryitwa ngo nanamwamamarize basi koko n'umwana mwiza urumva gusa akorera Kicukiro wenda ni mu bishaka muzambaze nimero ze nzazibabwira afasha abantu kugabanuka urumva ngera maze kumfasha kugabanuka ubu ngubu hashize nk'ibyumweru 3 nimba atari 4 mvuyeyo ariko maze kugabanuka ibiro 7 urumva ubwo mu by'ukuri afasha abantu ngewe ndifuza ko nzagabanuka nkereka abantu uwo mudamu nkamubera intangarugero kuko yaramfashije fofure ibyo afasha abandi aba abishyuza njyabimfashiriza ubuntu urumva ni nawe wamamagaye yanshyiramo iyo nyimyo uko kumva kugira ngo numve ko ngomba kugabanya ibiro urumva bundi muri kera nararyaga irindazi mu gitondo nkatarya nk'amandazi 2 nkakubita agakarito k'amata ka buri gitondo urumva noneho ibiryo barya nk'uwicariye umwobo burya ntibazakubeseka abantu banini bararya urumva hanyuma nkaporeza ubwo ari igihe saa sita wasangaga nicariye nk'agasuniye k'umuceri urumva ubundi burangiye nkunda amanuza amashaza nkashyiramo n'urusenda ubundi nkarya koko noneho urumva buri mu gitondo n'utwatundazi tubi kandi utundazi tubi nta hantu twankoraga noneho nkakubita ako gakarito k'amata urumva sinagiye gushiduka nkasanga ndi hafi kujya mu 250 sibwo navuze ati sinabwo nahise ngira Imana nkahita mpamagarwa n'uwo mumama yamara kumpamagara akamfasha
ngatangira kugabanya ibiro noneho narebye muwamfitiye uburyo ambwira ati aka kaguru kawe nta kindi kibazo kirimo kubera ari umumama w'umuganga wabyigiye arancekinga arareba kuko hari ukuntu ukanda akaguru gutya wagakanda akagaherayo nikaza akangera agakanda akakajyayo ariko kagahita kongera arambwira ati wikanda cyane arambwira ati urumva arambwira ati wowe niwivuza kandi ugafatirana igihe ukagabanya ibiro byawe uzagabanuka kandi akaguru kawe kazamera neza nibwo yahise mama ambwira ati ankubita n'amafaranga arambwira ati genda ujye kubanza wipimishe indwara zose ndipimisha indwara zose nsanga nta kibazo na kimwe mfite urumva hanyuma ahita ntuma gurupe sanga y'amaraso yanjye kuko gurupe sanga y'amaraso yawe niyo agufashisha akugabanya yifashishije kuko areba ati wenda ni urugero gurupe sanga wenda B+ sibyo wenda babyibushwa n'ibirayi babyibushwa n'ibintu bivuye ku myumbati wenda cyangwa ubugari urumva babyibushwa na wenda n'inuza n'inyama urumva agahita areba ati wenda n'urugero nkanjye igihe yanyemereye ko ngomba kurya ihene inyama z'ihene ariko natwo duke akama nk'inyama urabona intongo z'inyama akanyemerera nk'intongo nk'eshatu mu cyumweru urumva si inyama nyinshi noneho akanyemerera ko ubundi bishobotse za nyama naziyorera nkirira isamaki ibaza umuntu wamvanye akamvana no ku nkoko sibyo inkoko yongera ibinure kubera rwa ruhu rwayo rw'inyuma noneho ya gurupe sanga yawe ugasanga iragira gute ya nkoko irakubyibushye ubwo rero niyo mpamvu yambwiye ati ibi ngibi urabyemerewe ibi ntubyemerewe kandi ntabwo bigira ibintu by'intambara ngo usange ngo nk'ubu mwanya ngewe amata ndayemerewe ariko hari indi gurupe sanga usanga ya mata batayemerewe yaramfashije rwose wa mubyeyi wenda bizi uzareba iki kiganiro Imana izaguha umugisha kandi izaguha ijuru kandi n'abandi bantu bafashe kwivuza kano kaguru Imana ibaho umugisha kandi Imana izabamera ijuru kuko nta kindi kintu nabona nagusabira sinaguha amafaranga kuko ntayo mfite sinagusabira ikindi kintu kindi kitari umugisha kuko ntacyo naba mfite gusa umugisha Imana irabyumva kuko ndasenga kandi niyo waba udasenga umunyabyaha Imana imenya n'umunyabyaha urumva Imana rero izabamera umugisha undi muntu nshimira cyane yago Imana izaguha umugisha mwinshi cyane kuko uri umuntu w'umugabo uri umuntu ubabazwa n'ibya mugenzi wawe kandi yago ntago yababajwe n'ibyanjye ngo wenda imbere ya kamera yararize bro yararize byanyabya amarira aramanuka arashoka atari ukuvuga ngo ari kuri kamera urumva Imana iguha umugisha Imana ikomeze iguhe umutima w'urukundo nk'ufite Imana ikwagure bro Imana izaguha ijuru rwose no kuri kandi Fisi urakoze gushima kandi buriya gushima ni byiza umuntu udashima buriya aba ari indashima ntabwo twamushyigikira hanyuma Claire rero kugira n'igihe kize kugera tumurekura asubire i Musanze Claire uba wumva gukina filime nta mbogamizi uzahuriramo nazo gukina filime nta mbogamizi nzahura nazo ntazo kuko ni ibintu natekerejeho mbyigaho biganirizaho abantu tubana numva nta mbogamizi zirimo ntazo wabiganirije umugabo narabimuganirije abyakira gute yabyakiriye neza nta kibazo hanyuma tubara umunsi iyo filime izaba isohotse uzaba wumva umeze ute umunsi izaba isohotse nzumva nishimye ariko uzi kuba uri kwibona nawe ibyo wakoze wenda hari inyigisho uri guha abanyarwanda ndetse n'abo hanze cyangwa se hari urugero runaka uri kubaha ni ibintu byiza kuko burya filime ibamo inyigisho nyinshi ibamo ibintu bitandukanye hariho ibyo abantu benshi bagenda bigiraho kandi iyo abantu bigiye nko ku kintu urimo ukora nawe nyiri ukubikora wumva wishimye hanyuma se akabazo k'amatsiko wenda Fisi ntagafate nabi uba ufite nk'umukobwa wamushyingira Fisi n'ibi biro none se bakundanye tutaragira ikintu uvuga ariko uyu mugabo si umwana mubi vugisha ukuri
nta nubwo agukunda wowe uyu mugabo atandukaniye n'aba bantu birirwa basebya nta nubwo agukunda nk'ubu ugiye muri comment y'ubukwe bwanjye yinuza wenda nka nuza nk'abantu bankoresha ama interview sibyo cyangwa nuza ugasanga abantu barirwa bavuga ngo n'ubundi se ngo uravuga ngo ugiye gushaka umugore ngo uzamushobora ngo se ngo uzamumarira iki ngo ni ukwirirwa umurimo utumarira ngo ni ukumupfusha ubusa ngo niki mu by'ukuri muravuga gutyo muzi uko mpagaze muzi ko njyewe meze imbaraga zanjye cyangwa muzi umugore nzanye umugore nshaka kuzana muzi wenda ntabwo muzi wenda mushobora kuba muzi ngo ni ikirara si ikirara bitewe n'uburyo ubundi baravuga ngo nta mwobo udahisha ifuku urukumva abanyarwanda babyumvise nta mwobo udahisha ifuku sibyo ubwo rero bitewe n'uburyo umuntu yifashemo yaba umukobwa yaba umuhungu hari icyo bita isugi cyangwa imanzi bitewe n'uburyo umuntu yifashemo umuntu ni abantu ubundi kuko njye ntabwo najya gushaka uriya mukobwa namuzi urumva rero twe tuba tuziranye tuba tuzi n'ibyo tugomba gukora tuba tuzi n'umusaruro tugomba kugira ari wo w'abana kuko burya iyo ushatse uzi kubyara ntubyare aho ngaho haba harimo ikibazo ariko iyo ubyaye urumva sava urumva ubwo rero mu ndekere ibyanjye ndabyiziye urumva ubundi hari indirimbo diplomate yaririmbye ngo umupataro utakuzamura ngo ntakababazwe n'ipantaro utazamura ubwo rero bivuze ngo nawe utama n'igihumbi ntukajya unshingaho urumva ujye ubyimenyera umenye ibyawe nanjye menye ibyanjye buriya turi kureba harimo abantu ngiye muri Rwanda nkunda umuntu witwa nimba ari Brian ndamukunda bya hatari aho yakatira abantu akababwiza ukuri uzi umuntu ari kugushingaho ngo se ngo buriya se ngo azabyara ni akazi kanjye ni uburenganzira bwanjye winyinjira mu buzima wowe menye ibyawe nanjye nimenyere ibyanjye Fizo Fizi ngewe Fizo umusheri wanjye ari kuri regime nawe kugira ngo nawe agabanye umubyibuho nawe ni munini nawe ntabwo ari munini cyane nyine cyane ariko ni munini mo gace ukuntu gusa ngewe urabona uko ngana kugira ngo nzajye ku biro nifuza bishobora kuzatindamo ukuntu ariko biri kugenda biza sibyo ubwo rero niyo mpamvu nawe ari kuri regime kugira ngo agabanuke nanjye ngabanuke ako kazi mwirwa mudushinja urumva rero mu by'ukuri nawe nutse nta n'uwo mvuze nabi ariko buri muntu ajya amenya ibye wowe ahubwo ikintu wakora wavuga ati Fisi reka Fisi muremere wenda ikote ry'ubukwe reka Fisi muremere ikintu runaka ariko wivuga ngo cyangwa Fisi mwohereze kuri momo ariko wincira urubanza muri comment iki kiganiro kizasohoka nzabireba uzamvuga nabi nzaba nkubona kuko ndakureba mbona nuza yawe nyine urumva hanyuma nimero yanjye unyeneye ushaka kungira inama mu bijyanye na filimi ushaka kugira ikintu cyose umbwira hari nk'umuntu w'umugira neza ushobora kuvuga ati Fisi reka muremere ka kamera kuko urumva kamera yanjye yagize ibibazo ubwo rero akavuga ati Fisi reka muremere kuko nk'ubu hari abo nshimira bamaze kumpa 200 hari abamaye 200 hari n'uwampaye 100 mbese bamaze kumpa 500 kandi nyeneye kamera ya 1,5 mu by'ukuri ndabashimira ubwo urumva haracyabura ariko umuntu ashobora kuvuga ati ngenda kuremeye nguhaye kamera cyangwa se nkongereye ku mafaranga kugira ngo ugure kamera hanyuma rero nimero yanjye ni 0788991179 hanyuma ugahita umamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp hanyuma tukavugana ukabasha kungira inama se cyangwa kundemera akantu runaka sawa murakoze cyane ndabakunda twasozaga rero nimba
ubutumwa bwa Claire yabutambukije ubutumwa nabutambukije nta kibazo twagera ku musozo nkagira n'igihe nerekera mu rugo tutaragera ku musozo njye hari ikintu nshaka kubwira abanyarwanda musure YouTube channel yanjye mfite YouTube channel yanjye yitwa Fils TV Official muyisure sorry ubu ngubu isigaye yitwa Fils Nyamunini ariko mbere yitwaga Fils TV Official uvuga ngo uko wakwandikaho kose byaza hanyuma uyisure YouTube channel yanjye ni Fils Nyamunini hanyuma ukore subscribe muvandimwe n'urukundo rwawe n'umutima wawe ntibibagirwe gukora subscribe hanyuma nuranza gukora subscribe nkorere na share na comment aho ngaho Imana nayo iraguha umugisha kandi ikindi muvandimwe ukuma subscribe bari nakuha Legacies rwose ndabibasabye ndabinginze mudufashe kugira ngo natwe turebe ukuntu twazamuka nta kindi nabona